Mwiriwe meze mute nizere ko mumeze neza aho muri hose. Njyewe rero umwamikazi w'abahutu nje hano kubagayira abahutu. Nje kubagayira no kunenga kunenga abahutu cyane cyane abo mu Rwanda. N'aba bandi bo mu mahanga baba bashaka kugira ngo babone opportunity yo kujya mu Rwanda bakagenda bakagaruka amahoro ntawe ubakozeho, bagashyigikira amabi ya FPR. Mwirirwa murigata munsi y'ibirenge bya FPR by'inkotanyi, muzi ngo umva, niyo mwatanga abana banyu nk'ibitambo nk'uko Imana yatanze Yesu Kristo, ntawe inkotanyi zizigera zibakunda. Ku maso y'inkotanyi murabaja, murabagaragu, muri abantu mudafite ubwenge. Mwabahutu mwe cyane cyane ab'abagabo muragayitse, muzapfa ikibwa, muzapfa nk'imbwa. Muzapfa nk'imbwa, nabe n'imbwa. Muragayitse. Murabona inkotanyi zishobora kurangiza abatutsi b'abacikacumu, zibageze kure zibica umwe kuri umwe, mwebwe nimwe zizasiga amahoro. Tuvuge ko mwebwe mushoboye guhakirizwa mukabaho mukarangiza ubuzima bwanyu, murashaka yuko n'abana banyu bazakomeza guhakirizwa igihe muzaba mutakiriho? Kuki mudashobora kwifatanya n'abandi banyarwanda ngo murwanye akarengane inkotanyi ziri gukorera abanyarwanda muri rusange, kugira ngo ejo hazaza h'abana bacu n'ah'abana buri mwana wese w'umunyarwanda azisanga mu gihugu cyiwe? Mwebwe mwahisemo gusahurira inda zanyu, mukemera kuba abacakara, mukemera kurigata munsi y'ikirenge cy'inkotanyi. Mwabahutu mwe muteye isoni, muteye isoni. Abahutu mushyigikira FPR muteye isoni, mwigaye mumenye ngo muri imbwa, n'imbwakazi. Mana we umbabarire, ntago nifuza gutukana ariko umva, hari igihe biba ari biri ngombwa. Kuko mureba kuntu abantu bari gupfa, reba Karasira apfuye kigabo. Yes, apfuye kigabo rwose, ariko nkamwe inama ngewe nababwira, mureke kubyara. Mu gihe mwahisemo gushyigikira inkotanyi, nimureke kubyara, kubera yuko ejo igihe muzaba mutariho murashaka ko abana banyu nabo bazakomeza bakaba abasireve. Murashaka dore mwatumye ubukoroni bugaruka, dore nibwo bukoroni bwa cyami. Uko kera basogokuruza banyu bakoronezwaga n'abami, bagakandamizwa n'abami, namwe nibyo musige mukora. Musigaye mutanga abahutu bene wanyu, mukabatanga kugira ngo inkotanyi zibemere, zibabone ko muri kumwe, muri royo, muri abizerwa. Muzapfa kibwa, mupfuye bubwa. Mureke kubyara, mureke kubyara, kuko abo mubyara murabashyira hehe? Murabazana kuba nabo abagaragu, murabazana nabo kuba abagaragu b'inkotanyi. Mugomba gushyira inda zanyu ku ruhande, mukifatanya n'abandi banyarwanda mu kurwanya akarengane, kugira ngo generation izakurikiraho izabeho neza. Ariko rero reka dushyire ibi ku ruhande. Ikintu mbona, tugize Imana izi nkotanyi zikavaho, abanyarwanda ntibazongera gupfa ikintu cyitwa ubwoko hagati yabo, kuko ari umututsi yamaze kubona ko inkotanyi zidahagarariye abatutsi, ari umuhutu yamaze kubona ko kuba umuhutu ukarenganya abandi
nabyo bigira iherezo kandi bikagira n'ingaruka itari nziza. Mu kuri umunsi inkotanyi zavuyeho abanyarwanda ntibazongera kwicana ukundi cyangwa kuryana. Umunsi inkotanyi zavuyeho abanyarwanda ntibazongera kuryana, kuko inkotanyi zabaye isomo ku banyarwanda. Zabereye isomo ku banyarwanda. Abibeshyaga ko ari bene wabo baje kubacungura bamaze kubona ukuri. Abahutu nabo bari bafite ingoma bayikoresheje nabi bakarenganya abatutsi, nabo babonye ko ingaruka atari nziza. Ni ukuri umunsi inkotanyi zavuyeho abanyarwanda ntibazongera kuryana. Ibi by'amoko bizahita bijya ku ruhande. Ngayo ngoko. Gusa mbagayiye abahutu bigize intuze abaslave, bigize abaja b'inkotanyi, birirwa bahakirizwa bagatanga bagenzi babo kugira ngo babe abizerwa mu nkotanyi. Mureke guhakirizwa, mube abagabo, murwanye akarengane, mureke guhakirizwa. Kuko urahakirizwa ubeho, yego ubeho ntacyo zigutwaye, upfe umwana wawe nawe azahakirizwe. Murashaka ko generation to generation baba abaslave? Urifuza ko umwana wawe azabaho nk'uko ubayeho? Urabyishimiye? Hamwe utagira ijambo, warengana nturenganurwe. Ibyo nibyo mushaka abana banyu ko bazabamo, kubera ko mutinya gukena no gupfa. Nurwo mupfuye si rutoya, kubona umuntu w'umugabo ahakirizwa kundi mugabo mugenzi we utanamurusha ubushobozi, utamurusha n'ubwenge, just kugira ngo ubwoba, kugira ngo ubeho uramuke kabiri. That is totally bullshit. Abanyarwanda mukomeze mwihanganira urupfu rwa Karasira. Karasira yakoze ibyo ashoboye nk'umugabo, yabaye umugabo nyamugabo. Tuzahora tumwibuka, izina rye ntirizigera ryibagirana nubwo bavuga ko nta bana asize, ariko ibikorwa asize bizahora byibukwa, azahora yibukwa generation to generation y'abanyarwanda. Agiye kigabo, urekane n'abandi bahisemo kuba abaja bahakirizwa, mwirwa muri gata munsi y'ikirenge cy'inkotanyi nazo ubwazo zitisobanukiwe, muzarimbukana nazo.